Iza nshuti uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro. We believe God has blessed each one of you and every one of us for the whole day, and then we have sometimes this evening to listen to God's word. Twizera ko Imana yahiriye buri muntu wese muri twe mu munsi wose watambutse, none tugejeje mu mwanya wo kumva ijambo ryayo. We are having our spiritual revival series. Dufite ibyigisho byacu by'ububyutse mu by'umwuka. The theme of our series is walking with Jesus. Kandi insanganyamatsiko turi kwiga ni ukugendana na Yesu. Today we are going to continue an important talk about 3 dimensions of salvation. Uyu munsi tugiye gukomeza kuganira ku kigisho cy'ingenzi kivuga ku mpande eshatu z'agakiza. Let us have a short prayer before we move on. Mbere yuko dukomeza reka dusenge. Father in heaven, Data uri mu ijuru, thank you because you are always there for us. turagushimiye ko iteka ryose uhora uri hafi yacu. We ask you to fill us with the Holy Spirit, turagusaba ngo twuzuze mwuka wera, so that we may understand your words. kugira ngo tubashe gusobanukirwa ijambo As we ryawe. study your words, Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, may your name be glorified. turagusaba ngo izina ryawe ryonyine ari ryo rihabwa icyubahiro. In Jesus' name we Mu pray. izina rya Yesu, amen. Now, what is salvation? None se agakiza ni iki? Salvation is God's action to rescue the creation from sin's destructive impact. Agakiza ni igikorwa cy'Imana cyo kurokora, cyo gukura, cyo gusayura ibyaremwe mu ngaruka z'icyaha zirimbura. So it is God's action, not ours. Rero ni igikorwa cy'Imana, si igikorwa cyacu. And salvation is the only solution to the sin problem. Kandi agakiza niwo muti wonyine ku kibazo cy'icyaha. Now, we are starting to study the 3 dimensions of salvation. Ubu rero tugiye gukomeza twige za mpande eshatu zigize aka gakiza kacu. 3 dimensions of salvation is justification, sanctification, and glorification. Impande eshatu zigize agakiza rero tugiye kuzasesengura. Iya mbere ni ugutsindishirizwa, iya kabiri ni ukwezwa, iya gatatu ni uguhabwa ubwiza. Now we will start with the first dimension of salvation. Ubu ngubu tugiye gutangirana n'uruhande rumwe rw'agakiza, ari rwo Justification. gutsindishirizwa. Justified by his blood. Gutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu. Let's read Romans 5:16. Mureke dusome mu Baroma igice cya 5:16. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offense unto justification. Haratubwira ngo iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, ariko iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Now let's define justification. Rero mureke dutange ubusobanuro bwo gutsindishirizwa. I will try to simplify the definition so that we will understand it well. Ndagerageza koroshya ubusobanuro kugira ngo tubyumve neza. Justification is the process in which sinner is delivered, is freed from the penalty of sin, which is death, by the blood of Jesus Christ and accepted by faith. Gutsindishirizwa ni uburyo umunyabyaha akurwaho igihano cy'icyaha kubw'amaraso ya Yesu. Let's go to Romans 3:23 and 24. Mureke turebe mu Baroma igice cya 3:23 na 24 icyo hatubwiye. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemptions that is in Christ Jesus. Bibiliya irambwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Justify means to be just or righteous. Gutsindishirizwa bivuga kuba umwere cyangwa se umukiranutsi. It involves declaration, vindication, or restoration to the right. Bikubiyemo gutangazwa, kugirwa umwere cyangwa se kugarurwa mu butungane. Now, in the Bible term, justification is
declare righteous before God. Mu mvugo ya Bibiliya rero gutsindishirizwa bivuze gutangazwa ko uri umwere imbere y'Imana. So when we are justified in the presence of God, we are declared righteous. Iyo dutsindishirijwe imbere y'Imana tugirwa intungane abakiranutsi. We are delivered from the penalty of sin, which is eternal death, by the blood of Jesus. Tubaturwa ku gihano cy'icyaha ari cyo rupfu rw'iteka ryose, kandi ibyo bigakorwa n'amaraso ya Yesu. Listen to this. Nimutega amatwi neza iki ngiki. At the very moment that a person accepts Jesus by faith, igihe umuntu yemeye Yesu kubwo kwizera, God accounts him or her as righteous. Imana imubara nk'umukiranutsi. And that moment, eternal life began. Kandi ako kanya umuntu akibyemera ubugingo buhoraho buba butangiye. Now the question comes, how does the blood of Jesus, the cross, become effective in sinner's life? Noneho hakaza ikibazo ngo ni gute amaraso ya Yesu n'umusaraba we bihinduka iby'ingirakamaro mu mibereho y'umunyabyaha. Let's read Romans 3:24-25. Reka dusome mu Baroma igice cya 3:24 no 25. Being justified as a gift by his grace through the redemptive which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. Mu Baroma igice cya 3:24 no 25 Bibiliya irambwira ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho ku impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga. Yes, this text makes extremely clear that justification and reconciliation is God's work and comes only by faith. Iyi mirongo itubwira neza yeruye ko gutsindishirizwa no kungwa n'Imana ni umurimo w'Imana, ni umurimo Imana yikorera kandi ugera kuri twe kubwo kwizera. Yes, it is by faith that, number one, sinners accept their sinful state. Muzirikane neza ko ari kubwo kwizera umunyabyaha yemera ko ari umunyabyaha koko. Iyo ni ingingo ya mbere. You can read in Romans 3:23. Ibyo wabisoma mu Baroma igice cya 3:23. Number two, it is by faith that sinners receive justification from Christ. Romans 3:24. Icya kabiri, kubwo kwizera nibwo gusa umunyabyaha yakira uku gutsindishirizwa kuva kuri Yesu, nkuko tubisoma mu Baroma igice cya 3:24. Now somebody asks, what is faith then? Umuntu umwe yashobora kwibaza ati none kwizera niki? Let's go to the Bible to see the definition of the faith in the Bible. Mureke tujye muri Bibiliya turebe ubusobanuro bwo kwizera nkuko Bibiliya butanga. Hebrew chapter 11 verse 1 said, now faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere Bibiliya avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. I like the other translation which says faith means being sure. Nkunda ubundi busobanuro bwatanzwe mu zindi ngeri za Bibiliya buvuga ko kwizera bisobanuye kwemera rwose, being sure of the things we hope for, kwemera rwose ibintu wiringiye, and knowing that something is real, ndetse no kumenya ko ikintu runaka kiriho ari ukuri, even we do not see it, ndetse n'igihe waba utakireba. That is faith. Uko ni ukwizera. Now, justified. What does justified means? None se kuba umuntu atsindishirijwe bisobanuye iki? Justified is just if I had never sinned. Bivuze ko mba ndi umukiranutsi nkaho ntigeze nkora icyaha. Imagine that, just as if I had never sinned. Kuba nkiranutse nkaho ntigeze nkora icyaha. 2 Corinthians 5:21 says, for he has made him who knew no sin to become sin for us, that we might be made the righteousness of God in him.
urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo 21 harahamya ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Justification just in one moment. Gutsindishirizwa biba mu kanya kamwe. Just in one moment, when we accept Jesus Christ, we are declared righteous. Biba muri uwo mwanya igihe twemeye Yesu Kristo dutangazwa ko turi abakiranutse. Let's see the examples from the Bible. Reka turebe ingero zimwe zigaragara muri Bibiliya. You know the story of Saul on the road to Damascus. Muzi igitekerezo cya Sawuli ubwo yari mu nzira aje Damasiko. It was recorded in Acts chapter 9 3-6 and verse 17 and 18. Iki gitekerezo cyanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 3 kugeza wa 6 ndetse no wa 17 no wa 18. Yes, Saul raised a Jew. Sawuli yari umuyuda, trained as rabbi, kandi yarezwe yigishwa kuba umwigisha w'amategeko. But he is a violent persecutor of early Christian church. Ariko yari umuntu w'umugome watotezaga itorero rya Gikristo rya mbere. He hated Christ and his followers. Yangaga Kristo n'abayoboke be. And on the way to Damascus to arrest Christians, ubwo yari mu nzira rero ari yerekeje Damasiko agiye gufata abakristo, Jesus came to him. Yesu yaramusanze. And in that moment he was changed when he met Jesus Christ. Kandi icyo gihe Yesu akimusanga yahise ahinduka ubwo Yesu yaramusanze ako kanya. So when he accepted Jesus Christ, he was changed from terrorist and became evangelist. Rero igihe yahindukaga muri ako kanya kemera Yesu, yarahindutse areka kuba umuntu ukora iterabwoba ahubwo ahinduka noneho umuvuga butumwa. Saul became Paul. Uwitwaga Sawuli yaje guhinduka Paulo. Justified just in one moment. Yaratsindishirijwe agirwa umukiranutsi mu kanya gato. The next example is Samaritan woman at the well. Urundi rugero dusanga muri Bibiliya n'urw'umugore w'Umusamariya wari kwiriba. You can read the story in John chapter 4. Iki gitekerezo wagisoma muri Yohana igice cya 4. Everybody knew who is this Samaritan woman. Umuntu wese yarazi uyu mugore w'Umusamariya uwo ari we. She came to fetch water on the well by noon. Yaje kuvoma amazi kwiriba mu gicamunsi, so that nobody will talk about her. Yaje muri ayo masaha kugira ngo hatagira umubona ndetse hatagira n'ugira icyo amuvugaho. And she met Jesus. Maze aho ngaho ahura na Yesu. At that very moment she was changed. Kandi uwo mwanya ubwo yahuraga na Yesu yarahindutse. She left the things that he used to fetch water and ran to the village. Yasize ikivomesho cye yarazanye kuvoma amazi maze agenda yiruka aja mu mudugudu. She didn't feel embarrassed anymore. Ntabwo yongeye kumva afite ikimwaro. She told the village that I met the Messiah. Yabwiye abo mu mudugudu wabo ati nahuye na Mesiya. Just in a moment she was changed when she accepted Jesus Christ. Yemwe rwose mu mwanya muto, mu mwanya umwe yahuye na Yesu yahise ahindurwa. You know the story of Zacchaeus, the short man in the Bible. Muzi igitekerezo kandi cya Zakayo wa muntu mugufi uvugwa muri Bibiliya. He heard one day that Jesus will be coming to their village. Yumvise umunsi umwe ko Yesu azaza mu kirorero cy'iwabo. He is a publican. Uyu muntu yari umusoresha. He was rejected by the Jews. Abayuda baramuziraga baramwangaga. He was cast out. Yari umuntu w'igicibwa. He cheated a lot of people. Yibaga abantu benshi. But he wants to see Jesus. Ariko Zakayo yifuzaga kureba Yesu. Because he was short, kubera ko yari mugufi, he must climb a tree. Byamusabye ko agomba kurira igiti. And when Jesus passed by, maze ubwo Yesu yanyuragaho, he was so surprised that Jesus called him by name. Yaje gutangazwa cyane no kumva Yesu amuhamagaye mu izina rye. Zacchaeus, Zacchaeus, come down. Ati Zakayo, Zakayo, manuka. I can imagine the short Zacchaeus probably jumped down. Nshobora ndabitekereza ndabireba ko uyu Zakayo wari mugufi icyo yakoze yarasimbutse. And in that moment he accepted Jesus and his life was changed. Kandi ako kanya ubwo yemeraga Yesu ubuzima bwe bwarahindutse. Just in a moment. Ni mu kanya gato. The thief on the cross. Igisambo ku musaraba. Jesus was crucified with those
two criminals beside him. Yesu yarabambanwe n'ibyo bisambo bibiri, kimwe iruhande rwe ikindi mu rundi ruhande iburyo n'ibumoso. And one of the thieves accepted Jesus and said, Jesus, remember me when you are in your paradise. Maze umwe muri bya bisambo yemera Yesu, aravuga ati, mwami Yesu uzanyibuke ubwo uzagera muri paradizo. And Jesus said, I say to you today, you will be in paradise. Maze Yesu aramuhamiriza ati, nukuri ndakubwira yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. The thief was changed just igisambo cyarahindutse mu kanya gato. Yes, justification just in one moment. When we accept Jesus Christ, we are declared just and righteous. Nukuri gutsindishirizwa tugirwa intungane abakiranutsi mu mwanya muto igihe twemeye Yesu, kandi dutangazwa ko turi intungane, ko turi abakiranutsi. Justification deals with the past sins. Gutsindishirizwa kurebana n'ibyaha by'igihe cyashize. It takes care of the past. Gutsindishirizwa kujana n'impitagihe igihe cyashize. Let's go to Romans 8 verse 1. Reka turebe icyo mu Baroma igice cya 8 umurongo wa mbere hatubwira. There is therefore now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Yes, if we go to John 5:24, iyo turebye muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24, Jesus said, Yesu aravuga ati, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life. Yesu aravuga ati, nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera wantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. So when we hear the word and believe God and believe Jesus Christ, we will not be judged. There will be no more condemnation. Rero iyo twumvisha ijambo rya Yesu tukamwizera, ntabwo tuba tuzacirwaho iteka, tuba dukuweho urubanza rw'iteka. The condemnation is the wages of sin, which is death. Gucirwaho iteka nta kundi ni igihano duhabwa kubw'icyaha, kandi icyo gihano nta kindi ni urupfu. But we have passed from death into life in Christ Jesus. Ariko muri Kristo Yesu twavuye mu rupfu tugera mu bugingo. John 5:24 said, believer in Jesus cross from death to life. Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 haratubwira ngo iyo wizeye Yesu ubuvuye mu rupfu ugeze mu bugingo. Yes, in sin we are all dead. Mu cyaha twese tuba dupfuye. But in Jesus the Lord we passed from death to life, eternal life. Ariko muri Yesu Kristo umwami wacu tuva mu rupfu tukinjira mu bugingo, ndetse ubugingo bw'iteka. Now let's see how justification work in us. Reka rero turebe icyo gutsindishirizwa gukorera mu bugingo bwacu. Justification by faith produces fourfold fruits. Gutsindishirizwa kubwo kwizera kubyarira muri twe, kwera muri twe imbuto enye. Number 1, urubuto rwa mbere, justification by faith brings us peace with God. Gutsindishirizwa kubwo kwizera kuduha kugirana amahoro n'Imana. Romans 5:1 says, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Abaroma igice cya 5 umurongo wa mbere haraduhamiriza ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. The word peace coming from Hebrew word shalom. Iri jambo amahoro rituruka ku jambo ry'Igiheburayo shalom, which means complete well-being. Ari ryo risobanuye kugubwa neza kuzuye. That is, when we accept God's gift of justification by faith, ibyo bivuze ko iyo twemeye impano y'Imana yo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, we will be complete being. Tuzaba abantu bashyitse buzuye. We will have peace. Tuzagira amahoro. Yeah, accepting God's gift of justification by faith
kwemera impano y'Imana yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera is the secret of genuine and lasting peace with God. niryo banga ry'amahoro nyakuri kandi aramba tugirana n'Imana. It will end of our inner turmoil. Kugira ya mahoro bizashyira iherezo ku ntambara z'imbere mu mitima We yacu. will be complete well-being. Tuzaba abantu baguwe neza rwose. Number 2, Urubuto rwa kabiri, justification by faith brings us access to grace in which we experience of power. gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bitugeza ku buntu aho duhererwa imbaraga. Romans 5:2. Abaroma igice cya 5:2, By whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Bibiliya iravuga ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. What is grace? None se ubuntu ni iki? Grace is the power of God given to the believers. Ubuntu ni imbaraga y'Imana ihabwa abizera. What is the purpose of grace? None se umugambi w'ubuntu ni uwuhe? Yeah, there are 3 purposes that I will mention to you this evening. Hari intego 3 z'ubuntu ndababwira uyu mugoroba. Number 1, Intego ya mbere, grace gives us power to fulfill God's purposes in our life. ubuntu buduha imbaraga zo gusohoza imigambi y'Imana mu bugingo bwacu. Every one of us living in this world, there is a purpose that's set by God in our lives. Umuntu wese uri kuri iyi si abereyeho imigambi, intego runaka Imana yamushyiriyeho muri ubu And buzima. grace fulfill God's purposes in our lives. Kandi ubwo buntu busohoza imigambi y'Imana mu muntu. Number 2, grace help us to withstand temptation. Icya kabiri, ubuntu budufasha gutsinda ibishuko. Oh, temptation is everywhere. Ibishuko biri hirya no hino, But grace help us to withstand temptations. ariko ubuntu budufasha mu gutsinda ibishuko. And number 3, Icya gatatu, grace transform our lives. ubuntu buhindura ubugingo bwacu. We will be changed because of grace. Tuzahinduka kubera ubu buntu. Now, grace is getting what we do not deserve. Rero ubuntu ni uguhabwa icyo tutari dukwiriye, Getting what we do not deserve. guhabwa icyo tudakwiriye. John 3:16 says, For God so loved the world, and he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Yohana igice cya 3:16 Bibiliya irambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Supposed to be because of sin we will be perish. Kubera icyaha twagombye kurimbuka, But because of grace we will not be perished. ariko kubera ubuntu bw'Imana ntabwo tuzarimbuka, Instead we will get eternal life. ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Getting what we do not deserve. Guhabwa icyo tutari dukwiriye. We deserve death, Twari dukwiriye urupfu, eternal death, urupfu ndetse rw'iteka but ryose, now we are getting eternal life. ariko noneho duhabwa ubugingo buhoraho. Another word that's similar to grace is mercy. Irindi jambo risa n'ubuntu ni imbabazi. Mercy is not getting what we deserve. Imbabazi ni ukudahabwa noneho icyo wari ukwiriye. We deserve eternal death, Dukwiriye guhabwa urupfu rw'iteka, but because of mercy we are not getting it. ariko kubw'imbabazi ntiduhabwa urwo rupfu rw'iteka. Romans 8:1, there is no more condemnation in those who are in Christ Jesus. Abaroma igice cya 8:1 akambwira ngo nuko noneho rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Not getting what we deserve. Ntiduhabwa icyo twari dukwiriye. That is why grace and mercy can be used interchangeably. Iyo niyo mpamvu ubuntu n'imbabazi bishobora gukoreshwa kimwe kikajya mu mwanya w'ikindi. Number 3, Icya gatatu,
Justification by faith brings us rejoice or joy. Gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera biduhesha ibyishimo bikaduha kwishima. Romans 5 verse 2 says, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Abaroma igice cya 5:2 hakomeza hatubwira ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. This joy is not the universal joy. Ibi byishimo ntabwo ari ibyishimo by'abantu bose muri rusange. The joy of the Lord is the joy that only for those who by faith enter into that grace in which we stand. Ibi byishimo ntabwo ari ibyishimo by'abantu bose, ahubwo ibi byishimo ni iby'aba bandi gusa kubwo kwizera binjira muri bwa buntu dushikamyemo. Rejoice is experiencing joy and gladness in high degree. Kwishima ni ukugira ibyishimo n'umunezero ku rwego ruhanitse. Psalm 51 verse 12, restore unto me the joy of your salvation. Munyezaburi yaranditse muri Zaburi ya 51:12 ngo unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe unkomeresha umutima wemera. This accomplished only through Jesus Christ. Ibi byonyine bigerwaho ku bwa Yesu Kristo. Number 4. Icyakane, justification by faith brings us hope. Gutsindishirizwa kubwo kwizera biduhesha ibyiringiro. We read again Romans 5 verse 2. Ibi twongera kubisoma mu Baroma igice cya 5:2. By whom also we have access by faith into his grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Bibiliya ikavuga ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. What is hope? None se ibyiringiro ni iki? Hope is a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. Ibyiringiro ni ukwiyumvamo ko witeze cyangwa se wifuza ikintu runaka kizabaho. Now, what is the hope of glory? None se ibyiringiro by'ubwiza ni iki? What is the hope of the glory of God? Ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana ni iki? Let's read John 1:14. Reka dusome muri Yohana igice cya 1:14. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Bibiliya iratubwira ngo jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri. What does the glory of God really mean? None se mu by'ukuri ubwiza bw'Imana bisobanuye iki? The glory of God means the character, the nature of God. Ubwiza bw'Imana busobanuye imico y'Imana, kamere y'Imana. It is his self-emptying love revealed in the cross by Jesus to save us from sin. N'urukundo rw'Imana rwitanga wese rwahishuriwe ku musaraba na Yesu ubwo yapfiraga ibyaha byacu. So the glory of God none other than the character of God. Rero ubwiza bw'Imana nta kindi uretse ko ari imico yayo. What is the character of God? None iyo mico y'Imana, iyo kamere yayo ni iyihe? The character of God is love. Imico y'Imana nayo kamere yayo ni urukundo. Because of his love he gave us the gospel, the good news. Kubera urwo rukundo rwayo Imana yaduhaye ubutumwa bwiza. The gospel in English none other than God's own Son provide eternal life. Ubutumwa bwiza nta kindi uretse ko umwana w'Imana w'ikinege aduha ubugingo buhoraho. God on Son Jesus Christ provide eternal life. Umwana w'Imana w'ikinege ari we Yesu Kristo niwe uduha ubugingo buhoraho. Justification, let's come back to the definition of justification. Reka tugaruke kuri bwa busobanuro bwo gutsindishirizwa. Justification is a process in which sinner is delivered, is freed from the penalty of sin by the blood of Jesus and accepted by faith. Gutsindishirizwa ni bwa buryo umunyabyaha kurwaho igihano cy'ibyaha kubw'amaraso ya Yesu yemera kubwo kwizera. How many of you wants to be delivered from the penalty of sin, which is the eternal death?
ni bangahe muri mwe bifuza kubaturwa gukurwaho igihano cy'icyaha ari cyo rupfu rw'iteka ryose? Dear listener, nshuti uduteze amatwi, the only way to be delivered from the penalty of sin is through Jesus Christ. uburyo bumwe rukumbi ushobora gukurwaho igihano cy'icyaha nta bundi ni muri Yesu Kristo. That is why, dear listener, niyo mpamvu nshuti uduteze amatwi, accept Jesus Christ as your personal Savior. turakurarikira kwemera Yesu no kumwakira nk'umukiza wawe And He bwite, will justify you. bityo azagutsindishiriza, He will declare you righteous. azatangaza ko uri umukiranutsi, And we will get what we do not deserve, kandi icyo gihe twese tuzahabwa icyo tutari dukwiriye, which is eternal life. kitari ikindi uretse ubugingo buhoraho. Be blessed. Imana ibaho umugisha. Let us pray. Reka dusenge. Father in heaven, Data uri mu ijuru, thank you very much turagushimiye cyane because of your acts that we will be saved. kubw'ibyo wakoze kugira ngo tuzakizwe. Thank you for your love turagushimira Data urukundo that you rwawe, have given us the Gospels. kuba rwaratumye uduha ubutumwa bwiza, Jesus Christ, your own Son, provide eternal life for us. aribwo Yesu Kristo uduha ubugingo buhoraho. Thank you for justifying us by your blood. turagushimira Data kubwo kudutsindishiriza kubw'amaraso yawe. Thank you for declaring us righteous when we accepted Jesus Christ as our personal Savior. turagushimira ko uhamya ko tubaye abakiranutsi iyo twemeye Yesu Kristo nk'umukiza wacu bwite. This evening, Lord, muri uyu mugoroba Data, may you give us the strength and power to accept Jesus Christ as our personal Savior. turagusaba ngo uduhe imbaraga zo kwemera no kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wacu And bwite, continue to walk with Jesus. kandi utubashishe gukomeza kugendana nawe. This is our prayer in Jesus' name. ibi tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Iza nshuti uteze